roho w'Imana, roho w'Imana tuyobore, dukore neza dushaka, tubikoreye urumuri. Bakunzi ba Kristo bavandimwe, musanzwe mukurikira channel Janvier from Nyundo, tubanza kubashuhuza. Turabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nk'uko rero twabasezeranije ko tutazajya dutambutsaho indirimbo gusa, indirimbo dukora umunsi ku munsi. Twabasezeranije ko mu rwego rwo kwamamaza evanjiri tuzajya dutambutsa n'ibiganiro bitandukanye ariko bijyanye n'iyobokamana. Ubwo rero ntabwo twari duherukanye, ariko kuri iyi nshuro tuzanye abashyitsi. Turi kumwe n'abashyitsi baturutse mu makoraniro abakarismatike kugira ngo tuze kugira ikiganiro tugirana muri kano kanya. Imbere ya byose rero nk'uko bisanzwe tubanza isengesho. Ni umuco wacu gukorageza nyagasani ikiganiro cyangwa se ibikorwa byacu. Nyuma y'isengesho turaza gukomeza tubereka abashyitsi turi kumwe kandi nabo babibwire, tuze kuganira tumaze kugenda. Twemere tubanze dusenge. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu usanga imitima yo kwemera ukunde, uhereze Roho wawe byose bishya bisaba guhinduka. Dusabe Mana nyinshi yo kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwizwa nawe ukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze cyane. Nguko twabasezeranije turi kumwe n'abashyitsi, twagira ngo tubanze tubahe umwanya yubwire abakunzi ba channel Janvier from Nyundo, abakunzi b'umuhanzi mu ndirimbo Singiza Imana. Bashyitsi bahire, murakaza neza. Duhereye hirya gatoya mwatangira mutwibwira hanyuma tukazakomeza. Murakoze. Tubasuhuje mu mazina ya Twasibona Jean Damascene. Tubatse kuri batatu. Karismatike mu paruwasi katedrali ya Nyundo. Birumvikana ndi umukristo muri paruwasi katedrali ya Nyundo. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Niyonzima Onesphore, nanjye ndi umukarismatike muri paruwasi katedrali ya Nyundo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Yezu yimwakuzwe iteka ryose. Mugire mutagatifu n'ingabire zose. nitwa Mpayitoje, umugabo, umugore umwe n'umwana w'umuhungu mwiza usa na se. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikindi ndi umukarismatike kandi ndabyishimira. Ati ni umukarismatike kandi ndabyishimira. Ikiganiro rwose kiraza kuba kiryoshye cyane. Abashyitsi bacu rero tubahaye ikaze kuri channel Janvier from Nyundo, channel icaho indirimbo dukora umunsi ku munsi, ariko nanone tugacisha ibiganiro bitandukanye bigamije kubaka umurimo w'Imana mu kwamamaza ivanjiri. Muri aka kanya rero tugiye kubamenyesha insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Murabona ni abakarismatike bose. Insanganyamatsiko iragira iti umumaro, ni uwuhe mumaro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu muryango w'Imana cyangwa se muri kiliziya cyangwa se mu bukristo bwa muntu. Aho bose turaganaho, ari muri kiliziya, ari mu bukristo bwa muntu bwa buri munsi. Ni uwuhe mumaro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu? Umuntu wabaye umukarismatike, ubu mukarismatike nyawe bimumariye iki mu bukristo bwe mu nzira igana mu ijuru?
munyemerere rero muri kano kanya n'ubundi umuyobozi amanze adusobanurire muri make ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni iki, ese ahari intego zayo ni iyihe cyangwa se byageze ryari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane Jean-Pierre, turagushimiye kuba rwose duhaye umwanya n'andi mahirwe tugize ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni ikoraniro ry'abasenga muri kiliziya, ariko twibanda cyane kuri Roho Mutagatifu no kumubera abahamya mu mibereho yacu. Umukarismatike akaba ari umuntu wese wiyemeza kuba umuhamya wa Roho Mutagatifu mu mibereho, mu migirire, mu buzima bwe bwose. Ndagira ngo mvuge wenda amavu n'amavuko mo gake y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu kuva igihe ryatangiriye kugeza ugeze iwacu mu Rwanda, ariko nabwo sinabivuga byose ngo mbirambure, ndavugaho duke duke. Ubundi kuva kera na kare dusenga Roho Mutagatifu byahozeho, murabyibuka no mu gihe cya Pentekoste igihe kigeze Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru yohereje Roho Mutagatifu kugira ngo umuvugizi amare ubwoba intumwa zari zifungiranye. Rero igihe cyarageze, Pentekoste iragera, intumwa zuzura Roho Mutagatifu zivuga indimi nshya, zishira amanga, zamamaza ubutumwa kugeza ku mpera z'isi. Ariko uko iminsi yagiye yicuma, uko kuba intore za Roho Mutagatifu byagiye bigabanuka mu bantu, ukabona abenshi bari kugenda bameze nk'aho bari gukwepa ububasha n'imbaraga bya Roho Mutagatifu. Igihe cyarageze noneho Roho Mutagatifu akajya asanga umwe. Birumvikana ni mu bihe bitandukanye, wenda twavuga nka Padiri Jean Marie Vianney n'abandi batagatifu wenda tutarondora kugeza ubu. Noneho Roho Mutagatifu akagenda akamuha ubutumwa, akamuha n'ingabire ze, haba ingabire y'ubuhanuzi se, haba ingabire yo kwigisha, haba ingabire y'ubusabanyiramana mu buryo bwuzuye, haba ingabire y'ubushishozi n'izindi ngabire nyinshi, zaba ingabire zisanzwe ndetse n'ingabire zidasanzwe. Ingabire zisanzwe ni za kiliziya turazizi, ariko hari n'izindi ngabire zidasanzwe, wenda n'izo z'ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, gusobanura indimi, gusabira abarwayi n'izindi ngabire. Izo zose tuzita ingabire zidasanzwe umuntu ashobora guhabwa na Roho Mutagatifu igihe kimwe cyangwa ikindi. Rero hari abatagatifu bagiye bazihabwa, wenda reka mvuge ku mutagatifu Helena Guerra yamugeze mu 1886, aribwo yandikiye Papa Leo wa 13 wari uhari mwandikira inzandiko nyinshi amusaba kugira ngo aganire nawe, kubera ko muri iyo minsi yumvaga ijwi rimuhatira gusenga byuzuye Roho Mutagatifu.
1887 hashize umwaka nibwo noneho papa yemeye kuganira na Elena Guerra baganira byinshi ndi kuvuga muri make ni naho rero yamuhaye uburenganzira bwo gushinga les Oblates de Saint-Esprit kumva wenda ntibonekereje abahamya ba Roho Mutagatifu nibo bashinze kumva n'ubwo ihari mu Rwanda aba Oblate. Rero Elena Guerra yakoze ibintu byinshi cyane. Roho Mutagatifu aranamwuzura amahirwe y'ubuhanuzi, anahanura ko hari igihe kizagera abantu bagasenga ukuri kandi bagasenga Imana muri Roho Mutagatifu. Avuga nyine ko ari ibintu bimaze igihe kinini byarasezereye biheruka kubw'intumwa. Igihe rero cyarageze ahagana muri 1967 bumva ari nko mu kwa gatandatu nibwo abanyeshuri n'abarimu bose bari bagera kuri 25 muri leta ya Pasiporo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gusoma ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa. Noneho barasenga. Muri gusenga habaye ibintu bidasanzwe kuko mu cyumba bari barimo haje umuriri umeze nko kuri Pentekoste. Noneho bamwe bahabwa nyine kuvuga mu ndimi nshya, abandi bahabwa kuzisobanura, abandi bahabwa ubuhanuzi, abandi bahabwa ibyishimo by'umutima. Baranezerwa cyane kuri uwo munsi, byari ibintu bidasanzwe. Baratunguwe kuko n'ubwa mbere ibyo bintu byari bije muri kiliziya, byari bizwi mu mateka. Ariko hakaba hari abametodisite bari basanzwe basenga muri ubwo buryo. Noneho abametodisite n'abanyamadini bahita bumva ko babandi atari abagatolika, ahubwo ari abametodisite cyangwa ari irindi tsinda bungutse. Babandi rero bitewe n'uko nyine bamaze kubona Roho Mutagatifu, bahise bahamya ko atari abametodisite ahubwo ari abagatolika. Nuko Roho Mutagatifu kuva icyo gihe arakora, arabakoresha. Abanyeshuri bavuye ku ishuri bahita basubira mu bihugu byabo, noneho berekeza i Burayi, abandi berekeza muri Amerika y'Amajyepfo no muri Canada. Aho bageze rero ntabwo bicaye, ahubwo bagiye bakomeza gusenga kwa kundi muri izo mbaraga za Roho Mutagatifu no kuzirikana ijambo ry'Imana mu buryo bwa nyabwo, mu buryo uha umwanya ukazirikana ku ijambo ry'Imana, ukabikorana umutima w'ubukunzi. Noneho nibwo Blaise Forestier tujya tumwumva, ndetse n'abo bari kumwe bahuriye mu ndege ubwo hashize imyaka 20 kuko ni muri 72 mu 1972 nibwo Blaise Forestier n'abo bari kumwe bavuye muri vakansi. Mwarigeze mubibona cyangwa mubisoma mateka, Blaise Forestier wabaga inaha mu butumwa bw'inaha, ariko yari umusumba. Noneho igihe rero bari bavuye muri vakansi baje bari kuganira imbaraga nshya za Roho Mutagatifu
z'Amerika, z'i Burayi ndetse no muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe. Noneho kugira igitekerezo cyo kuba ariko natwe twazana iryo koraniro hano mu Rwanda. Ubu rero nibwo baje mu ishuri ry'abakobwa ry'i Kabgayi, noneho n'iryitwa i Kabuye nibwo batangiye gusenga, ariko ntabwo bitwaga abakarismatike, ahubwo bitwaga nta zina bari bafite, bitwaga ni abasenga b'abagatolika. Igihe rero kiragera nyine bitwa abakarismatike. Abakarismatike bari babishishojeho neza. Urumva Musenyeri uri mu kiruhuko cy'izabukuru Simaragide Mbonyintege yabisobanuye neza mu gihe ari mu myaka ibiri ishize. Hari n'udutabo agenda yandika, turamushimira cyane kubera ko twamuvomyeho byinshi by'amateka y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ubwo rero batekereje neza, bareba izina rikwiye, bashyiraho iryo zina ryitwa karismatike. Karismatike bivuga gukoresha ingabire za Roho Mutagatifu. Twese tubasigira ingabire, buri wese afite ingabire, ariko inyinshi zimeze nk'izisinziriye. Ariko hari noneho uburyo ushobora kuba uzifite ariko ukanazikoresha. Ubu ufite ingabire za Roho Mutagatifu kandi akanazikoresha, uwo yitwa umukarismatike. Ubwo rero bashyiraho iryo zina ryiza karismatike. Karismatike bivuga biturutse kuri karisma. Karisma ni ingabire ya Roho Mutagatifu, karisma. Rero ukoresha iyo ngabire ya Roho Mutagatifu bakamwita karismatike. Byarakomeje rero, urumva izo mbaraga nshya za Roho Mutagatifu ntabwo zarekeye aho. Bagiye bakora imyiherero myinshi cyane, nk'imyiherero ya Gihindamuyaga, n'ahandi hagiye haba imyiherero ikomeye ihuza abantu benshi, abapadiri, abarayiki, abihaye Imana. Noneho bivamo imbuto nyinshi. Wenda mu mbuto byatanze ni uko amakoraniro yiyongeye kandi agera hose mu madiyoseze y'u Rwanda. Wenda nkawe Janvier wo ku Nyundo, muri diyoseze ya Nyundo ikoraniro ryahageze muri 1975 i Muramba, mu ishuri ry'abakobwa ry'i Muramba. Urumva mu minsi ishize twari twagiye i Muramba kwizihiza yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu igeze muri diyoseze ya Nyundo. N'ahandi za Ruhengeri, za Cyangugu, uko iminsi yagiye yicuma byagiye rigera hose mu gihugu. Ubu ngubu nta diyoseze n'imwe idafite ivugururwa muri Roho Mutagatifu, kandi bitari ikoraniro rimwe, ahubwo amakoraniro menshi. Twizihiza yubile y'imyaka 50 ivugururwa muri Roho Mutagatifu ribayeho ku isi. Ubu hari mu 2017 nibwo twabwiwe amagambo akomeye tuyabwiwe na Papa Francisco, avuga ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ari amahirwe ya Kiliziya. Ariko ntabwo ari wowe wabivuze bwa mbere burya, ahubwo byari byavuzwe bwa mbere na Papa Paulo wa kabiri. Papa Paulo wa kabiri yari yabivuze, avuga ati nimurambe abakarismatike, mugomba kugaburira roho zanyu musangira inyigisho nyakuri za Kiliziya. Mugomba gufatanya n'abepiskopi n'abasaseridoti banyu
kuko bashobora kubafasha kwicengezamo ingabire ntagatifu duhabwa mu masakaramentu no muri liturujia. N'abakarismatike nabo bagomba ariko kunga ubumwe n'abepiskopi n'abasaserdoti babo, bagomba gukorera kiliziya n'ingufu zabo zose bafasha za paruwasi zabo, ariko cyane cyane bagaragaza mu buzima bwabo bwa Kristo ko ari abakristo babyiyemeje koko batajegajega, muri amahirwe n'ibyishimo bya kiliziya ya none. Papa Francisco rero kuri uwo munsi twizihijeho yubile y'imyaka 50 ivugururwa ribayeho, nawe yavuze amagambo nk'aya. Akomeza avuga ko ibyo muzageraho muharanira gusangiza bose ingabire za Roho Mutagatifu. Ntabwo waba ufite ingabire ya Roho Mutagatifu kandi ikora, nurangiza ubitesha agaciro cyangwa wigumane uwuwenyine. Roho Mutagatifu ashaka ko ingabire ze zigira imbuto kandi nyinshi. Ubwo ndagenda nanagira nyine ku cyo wambwiraga icyo umukarismatike ari cyo n'icyo amaze muri kiliziya. Tubikumura byose kuri aba bayobozi ba kiliziya. Ni ubutumwa dufite bwo kwera imbuto kandi nyinshi muri kiliziya, tugasenga mu kuri no muri Roho Mutagatifu. Ayo magambo arakomeye nk'uko tuyasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2, ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 10. Amagambo avuga cyane uko dukwiye kubaho. Iri jambo ridukomeza kandi tugenderaho nk'abakarismatike bibumbiye mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ni amagambo meza atubwira uko dukwiye kubaho, cyane cyane kwanga icyaha, ndetse kandi tugaharanira buri gihe kuba urumuri rw'isi. Ni nayo mpamvu buri gihe mu nsanganyamatsiko ya buri mwaka tuba dufite insanganyamatsiko idushishikariza kuba urumuri rw'isi. Ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyagalatiya 5 duhereye ku murongo wa 19, nibwo batubwira imirimo ya kamere. Batubwira imirimo ya kamere igaragara, noneho bagasoza bavuga ngo abagenza batyo ntabwo bazagera mu ijuru. Ariko noneho bakatubwira ngo imirimo cyangwa se ubiburwa na Roho Mutagatifu, hari imirimo Roho Mutagatifu amutegeka gukora, nabyo bakabitubwira mu bugwaneza, mu gushyira hamwe izi imbuto za Roho Mutagatifu bakazitubwira. Ibyo rero twebwe abakarismatike tubigenderaho cyane. No mu makoraniro iwacu dusenga mu isengesho karismatike nibyo twitoza, kuko habaho isengesho karismatike rigizwe n'ibice 5 by'ingenzi cyangwa 6. Wenda sindi buvuge, ndatera n'amatsiko abavandimwe banjye abifuza kubaho karismatike ariko bakazaza, nibwo tuzabasobanurira ibice 6 by'ingenzi Roho Mutagatifu yifuza ku muntu wese usenga asenze mu kuri no muri Roho Mutagatifu. Rero ibivugurwa muri Roho Mutagatifu rikaba mu mbuto byeze harimo imiryango
y'abihaye Imana. Hari ingoro y'urukundo, hari communauté d'Or Emmanuel, hari abajambo, hari abambari, abashitese, ubumwe, abigishwa ba Yesu Umukiza, umugati w'ubuzima, amahoro ni Yesu, abagabuzi b'amahoro, abahire ba nyina wa jambo. Iyo ni imiryango y'abihaye Imana yagiye ivuka ku bw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu rikigera mu Rwanda. Urumva niba ivugururwa muri Roho Mutagatifu rimaze imyaka 50 gusa, hakaba habonetse amakominote y'abihaye Imana 11, ubwo birumvikana ko hari imbuto nyinshi ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Hari n'abandi no mu mibereho cyangwa mu gukurikirana ubuzima bw'ingo, ubusugire bw'ingo, hari gukurikirana urubyiruko n'abana, kuko amakoraniro karismatike mu Rwanda ntabwo abafite ikoraniro ry'abakuru n'ikoraniro ry'urubyiruko. Ntabwo Roho Mutagatifu akoresha abasaza gusa, ntabwo akoresha abubatse gusa, akoresha n'imbaraga z'urubyiruko. Akuzura urubyiruko ukagera hamwe umusaza atari bugere, kandi bagakurira muri uwo buryo wo kwirinda icyaha ndetse no gukomera ku mahame ya Kiliziya Gatolika. Noneho nasoza avuga ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryagutse, rifite intego nini cyane imbere hazaza, ko ari heza ku mukristo Gatolika ndetse n'uwo ari we wese ushaka kuba umukristo Gatolika. Noneho n'abakristo Gatolika tukabashishikariza kuza mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu kugira ngo dukomeze dusenge kandi twibumbire hamwe mu ikoraniro rimwe. Murakoze, tubashimire. Murakoze cyane ubusobanuro burambuye aduhaye. Ngira ngo abantu bose mwese muri gukurikira iki kiganiro, ubusobanuro Berije aduhaye burasobanutse, kandi n'abari bafite amatsiko, hari abakarismatike baba barimo ariko usanga nta musogongero w'amateka bafite, hari n'abandi babifuza kujyayo ariko bavuga ati karismatike ni ibiki. Abo bose ngira ngo Berije adufashije noneho gusobanukirwa n'ivugururwa muri Roho Mutagatifu n'igihe ryagiriye mu Rwanda. Ngira ngo rero atuganishije kuri ya ntego yacu yo kwibaza ku mumaro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu ari muri Kiliziya ndetse no mu buzima bwa muntu, mu buzima bw'umukristo. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu ridufasha iki cyangwa se tumara iki? Ngira ngo Papa nk'uko abisobanuye, adusobanuriye ko Papa nawe ubwe yavuze ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ari ingenzi cyane muri Kiliziya, cyangwa se turi abana b'umumaro muri Kiliziya Gatolika. Reka rero dusangire noneho ikiganiro. Ngira ngo batwinjije mu kiganiro neza, twagira ngo tubaze Onesiforo, watangira tubwira wenda igihe umaze nk'umukarismatike, igihe waba waragiriye muri karismatike, noneho niba ubyibuka ukatubwira n'igihe waba warasenderejwe, noneho aho usenderejwe kugeza uyu munsi, ni iyihe nyungu umaze kubona mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu? Janvier, arakoze cyane. Tunashimira Berije ku kiganiro cyiza aduhaye cyane cy'umwaka umwe. Nasenderejwe ndi umunyeshuri, numva bikunze, ariko usubiye inyuma gato mbyiruka muri karitsiye z'iwacu mu masantarari, karismatike ntabwo yavugwaga neza. Harimo abantu bakagirana ibibazo, bituma babahimba amazina, babitaga ngo ni abakarishyamatiku. Icyo gihe cyabayeho
muri iyo myaka ya za 2005 2004 twe twari abana nibwo najyaga muri segonderi. Bituma njya muri segonderi ntabikunda, icyo gihe nari umuhereza, ariko muri segonderi ari ngombwa ko ngira umuryango. Ngiye mu wa mbere rero nisanga mu muryango w'abajeke, mu magambo arambuye witwaga Jeunesse Étudiant Catholique. Nize imyaka 3 ntari umukarismatike, ariko najyaga ngendera mu kigare mu gihe abakarismatike bagiye mu bumwe nkabakurikira, tukagenda tugatarama, ukumva ni byiza, ariko sinariwe. Imyaka 3 irangiye nagiye kwiga ku kindi kigo, birumvikana nasanze uwo muryango nabagamo w'abajeke utariyo. Habaga abakarismatike n'umuryango w'abavokasiyoneri, groupe vocationnel. Nisanga ngomba kuba umukarismatike. Nagiyeyo bintunguye, umuvandimwe twiganaga yarambwiye ngo dusura abavandimwe. Tugezeyo baratarama, baraganira, batuha n'ubuhamya. Ijambo rimwe ntazibagirwa ryambuye n'uyu munsi rikingurura. Umukobwa umwe wigaga mu wa 2, jyewe nigaga mu wa 4, yaratubwiye ngo buri wese abwire mugenzi we buri gitangaza cy'impuhwe z'Imana. Reka natwe tubivuge. Rwose ni byiza. Buri gitangaza cy'impuhwe z'Imana. Buri gitangaza cy'impuhwe z'Imana. Igitangaza cy'impuhwe z'Imana. Iryo jambo ryaranyubatse, n'uyu munsi iyo mbitekerejeho biramfasha. Mu kuja mu bakarismatike mu 2008, 2009 nisanze muri komite y'ikoraniro. Birumvikana nta bumenyi buhagije nari mfite, bituma haje urugendo rw'isenderezwa, nisanga muri bamwe bagomba kurukurikira. Narukurikiye niyita inshuti y'urugendo, batubwiraga ko bibaho, bati ushobora gukurikira inyigisho ntuzasenderezwe. Narukurikiye mu kigo cy'ishuri, dutangira turi abantu 17, hasenderezwa abantu 11. Muri abo 11 nanjye nari ndimo. Kuva icyo gihe ntangira nkunda abakarismatike. Narangije kwiga ndi umukarismatike, cyokora nakirwa n'itsinda ryari rimaze kuvuka muri za mbuto Berger yatubwiraga ryivugurwa muri mutagatifu. Ni itsinda ryitwa Unité des Jeunes Charismatiques, mu magambo ahinnye IGC, ryavukiye muri diocese ya Kibungo. Uyu munsi ni naho rikorera n'igice cya Archdiocese ya Kigali. Ririmo rirazamuka rigeze no muri diocese ya Byumba, hariyo amakoraniro. Iryo ngiryo naribayemo riramfasha, aho twari dufite intego yo kuvuga ngo iyo umuntu arangije kwiga ntibivuze ko arangije gusenga. Ibyo byaradufashije kuko no mu gihe cy'ubushomeri twe twari dufite akazi. Mu gihe twitwaga ko tudafata umushahara, twari dufite akazi ko kujya gushinga amakoraniro mu bigo by'amashuri. Muri uwo muryango twari dufite karisime, n'uyu munsi iracyahari kuko ndacyari umumambure. Karisime irimo ibikorwa 3 by'ingenzi. Igikorwa cya mbere twarangwaga n'isengesho. Igikorwa cya kabiri, isengesho ritubyarira ubuvandimwe, fraternité. Icya gatatu cy'ingenzi ni ubutumwa, mission. Iyo twabaye abavandimwe nyuma yo gusenga, twajyaga mu butumwa. Twari dufite intego ivuga ngo nimbura Yezu nzabura amahoro. Urumva ko no mu bushomeri na hehe twarabikoraga, ariko nta mushomeri wabaga uhari, kuko iyo twabaga dufite ubutumwa, uwabaga afite tike yahereza utayifite.
ushobora kuba ufite tike udafite umwanya n'ibindi. Twakoraga imyiherero n'uyu munsi iracyahari. Reka nigarukire kuri ibi bikorwa by'uyu munsi. Mpereye icyo gihe nk'umukarisimatike naje gusanga ari imyaka 16, ariko ndakubwiza ukuri mbyumva nkaho nabaye umukarisimatike uyu munsi. Mu yandi magambo birandyoheye. Nahawe ubutumwa bwo gukora iyogezabutumwa mu rubyiruko. Ubutumwa nahawe na berger na diocese, binasanga ari ubutumwa n'ubundi nari nsanzwe nkora muri wa muryango navuze haruguru wa Unité des Jeunes Charismatiques. Birandyohera iyo ndi n'urubyiruko turi kwamamaza tuvuga ivanjili ya Yesu Kristo, biba ari ibintu byiza. Kuva muri iyo myaka nabaye umukarisimatike. Nasengeye mu ikoraniro, nshobora kuva muri rimwe nkajya mu rindi bitewe n'imiterere y'akazi n'aho umuntu agiye, ariko ngiri kuri ya ntego y'uko kurangiza kwiga ntabwo bihura no gusoza gusenga, ahubwo aho umuntu agiye mu kazi agomba gushaka umwanya wo kugira ngo asenge. Iyo umuntu yayobowe na Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu amuyobora mu cyiza gusa. Hakozwe byinshi. Ubuzima bwanjye nifuza kandi n'ubu nifuza ko bwaba ubwa gikarisimatike gusa, ari jyewe ari n'umuryango wanjye. Uyu munsi twese turi abakarisimatike. Nk'uko berger yabivuze, ubundi umukarisimatike ni umukristo mwiza. Ari nayo mpamvu abapapa, uko berger batubwiye uko bagiye basimburana, bagaragaje ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ari amahirwe ya Kiliziya, n'imbaraga za Kiliziya. Nawe ugiye kureba uyu munsi ushobora gukora sondage mu maparuwase, naho wafata imwe muri buri diyoseze mu madiyoseze 9 agize iki gihugu cyacu. Ushobora gusanga muri komite 3 zigize buri paruwasi, 1/2 cy'abantu barimo ni abakarisimatike. No mu mirimo ya gitumwa iba muri paruwase, ni ukuvuga abakategiste, abagabuzi b'ingoboka n'ubundi butumwa bwa Kiliziya, usanga ababwitangira abenshi ari abakarisimatike. Nicyo kikubwira imbaraga za Roho Mutagatifu. Iyo Roho Mutagatifu yagufashe arakuyobora, kandi ntabwo yakuyobora ahantu habi, akuyobora mu bikorwa byiza. Natwe yaratuyoboye. Uyu munsi nisanze hano muri diyoseze gatolika ya Nyundo, ariko mvuka muri diyoseze ya Kibungo, paruwasi ya Zaza. Nahakoreye ubutumwa mu rubyiruko, nayoboye urubyiruko rwa paruwasi, ari nako nakoraga ubutumwa mu cyari branche ya Rukoma Zaza, tugakora ubutumwa mu bigo by'amashuri, aho twakangurira urubyiruko rwinshi kwemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu, kuba koko abanyengabiri. Byabagiriye umumaro. Uyu munsi hari benshi baduhamagara bavuga bati rwose twaranyuzwe. N'uyu munsi ubutumwa dutanga ni nk'ubwo ngubwo. Ubuzima butarimo Yesu burabira, ariko iyo umuntu afite Yesu akamusingiza araruhuka. Isengesho ni ubuzima. Isengesho ni ibikorwa. Isengesho kandi ribeshaho. Niyo mpamvu iyo myaka yose umuntu amaze, ushobora kumva ari myinshi, ariko kuri jye numva ari mike, kuko nubwo nyimaze mba numva nta kintu na kimwe nzi, mba numva nshaka kongera kumenya. Ibintu berger avuze
bimwe nagiye mbyumva mu myiherero nagiyemo, ariko buri munsi tugomba kwiga. Ubuzima bwa muntu ni ukwiga ndetse no kwigana. Rero ndashimira mwebwe mwadutumiye muri iki kiganiro. Iyogezabutumwa ry'urubyiruko dushinzwe, navuga ko Roho Mutagatifu adufasha. Twatangiriye kuri zero, ariko uyu munsi hari icyo Roho Mutagatifu ari gukora. Byibuza hari icyo harabo waheraho uvuga uti hari ikoraniro ry'urubyiruko iri n'iri, hari amakoraniro ashobora gufasha andi, ugasanga hari imbaraga Roho Mutagatifu yaduhaye n'izo akomeje gutanga. Ntabwo ari ku bwacu, kuko turi intumwa z'ivanjiri ya Yesu Kristo. Ndabashimiye, murakoze. urumva ko buri wese tumuhaye umwanya kugira ngo atubwire amateka, wasanga ari amateka maremare kandi ugasanga hari byinshi byagufashije, cyane cyane ku mukarismatike. Onesphore turamushimiye cyane ku ncamake y'umumaro cyangwa se inshamake y'igihe yagiriye muri karismatike, yagiye mu ivugururwa hanyuma agasenderezwa, n'izo nzira zose yanyuzemo mu nshingano zitandukanye yagiye afata. Roho Mutagatifu agakomeza kumugirira icyizere. Numva ko yatangiriye muri diyoseze ya Kibungo, akaba ageze muri diyoseze ya Nyundo, kandi ubutumwa bugakomeza. Uwo Roho Mutagatifu yafashe ntabwo murekura. Murumva ko ni ubutumwa Roho Mutagatifu agenda akora kandi bukomeye cyane. Turi kumwe rero na Theo. Theo njya mbona ari inshuti y'abana cyane. Theo, nawe waduha muri makeya ubuhamyaho, ariko nanone ukomeye kugaruka ku bana n'urubyiruko. Iki wakora kugira ngo niyihe nyota watera abana n'urubyiruko kugira ngo nabo mbese iriheme umujene cyangwa se umwana wakuriye muri karismatike, ni ikihe kintu azamukana cyiza kiba inyungu nk'uko papa yabivuze, kiba gitanga umusaruro muri kiliziya ndetse no mu muryango w'abana b'Imana? Murakoze cyane. Yesu ni mwakoze reka byose. Jean Pierre ndamushimiye, ndashima Imana by'umwihariko ko yangize umukarismatike. Ndashima kandi kuri uyu munsi ntabwo yitunguye buriya yabibizi. Hari ibintu biba bigoranye, ariko ugasanga iyo abantu batatu bahuriye hamwe ubundi baturutse ahantu hatandukanye, bari bafite imbogamizi zitandukanye, burya ngiye mvuga ko ari igikorwa nacyo ubwacyo cyari umutagatifu cyane, washaka yagitangira ubuhamya. Ntabwo tubona rero abakarismatike, ntabwo tubona ibitangaza nk'ibintu bikomeye. Mbere y'uko nsubiza neza ndashaka intego ikibazo wabajije, njye nkunda intwari Theogene, meze nk'umukarismatike uvutse nyuma y'abandi. Wa mugani wa Pawulo ati navutse imburagihe. Njyewe nagiye muri karismatike niga muri segonderi nk'itegeko ry'ikigo nigagaho cy'abihaye Imana, ko umuntu wese yari afite ahantu agomba kubarizwa igihe kimwe, abantu bakajya mu muryango bagisura turuka. Ngisha inama bashiki banjye mba muri karismatike, gutyo naje kugirirwa ubuntu hari njya muhango kwa Yezu Nyir'impuhwe, dore ko nigaga hafi yaho. Njya gusenga, nsanga isengesho ryabo ritandukanye n'ibyo twakoraga, ariko muri karismatike njyewe nikundiraga ko barabyinaga tukishima. Ndibuka hari umunsi umwe twagize umwiherero nk'uko Nisiporo yahoze bivuga, umubikira umwe watwigishije muri uwo mwiherero yatwigishije nk'umumarayika rwose mwiza. Arangije dutashye imvugo yarapfuye atarwaye. Mbona ko umuntu w'Imana hari n'ukuntu ishobora kumwerekeza mu bari kuzana amakuru, umuntu gupfa ntabwo bibaho. Twe ntabwo tuzapfa. Urupfu ni ubuzima bw'umuntu wemera, ni intangiriro y'ubundi buzima. Noneho ku munsi wo gusoza nari umujene nk'abandi mwiza ugendera mu by'abandi bagenderagamo. Ngiye gusoza segonderi,
ibuka ko twari dufite fete, urumva abantu barangiza siziyeme izi siyanse baba ari abantu bakomeye bagiye hanze bakajya gukora ibitangaza, ariko byari bya kera, abana bo basigaye bazi ubwenge ndabyizeye. Icyo gihe mu mwanya wo kugira ngo njye muri fete nk'abandi, hari umwiherero w'abantu b'uwo munsi mpitamo kuwujyamo. Impamvu umwiherero ngarutseho ni uko twize ku ngingo nterahirwe nk'uko twasura uyu munsi mikangire, hahirwa abaterankunga kuko zitwara umurimo. Umwiherero nawuvuyemo numva nahindutse, ariko njya muri kaminuza nkomeza kuba mu karismatike. Ibyo gusenderezwa byo ntabwo byari ibyanjye, njyewe hari utuntu twakoraga dutandukanye, kuko numvaga ntashobora kutubika kuduhara, kandi numva sinajya gusebya Imana. Aha iyo mpageze nk'uko ukuntu nataye igihe birambabaza, ntabwo natinyaga gutaha saa 9 z'ijoro ndi kumwe n'abavandimwe, urumva ari umujene mwiza. Rimwe na rimwe nkabeshya abantu, niga muri kaminuza, ndumva rwose gahunda yananiye, sinzi ibyo nabeshyaga ariko byari bihari. Iyo utari umukarismatike hari ibyo utanatinya, mbabarire. Njye ntabwo nakuze nka Berije we buriya yavukiye mu leta wenda imushyira ku murongo, ariko njyewe narinze ndangiza kaminuza hari nafata umwanzuro kuba nasengerezwa, kuko gusenga nasengaga Imana ikanyereka nkayibona nkabipfushusa nkajya mu ruhango nkabipfushusa, rero ntafata umwanzuro ushoboka. Nuko igihe kimwe ndangije, ariko ngiye kurangiza hari agashya Imana yankoreye. Abakarismatike baraje banyandika ishapure, baravuga ngo ubu mugiye iyi shapure ntimuzayikuremo. Numvaga bisa naho murambabarira bisebetse mu gakeya, numva umuntu w'umusore adashobora kwambara ishapure, cyane cyane rimwe na rimwe ari na muremure. Hari nk'abasore ndagushyira mu jambo, ndabona n'ubundi utarigeze ntabwo ndayikura mu murake. Noneho iyo shapure bati rero ntimuzayikuremo, ariko numva barangerageje ukuntu. Naje gusaba ubu banjyanye ku mubyeyi Bikira Mariya, ndakeka naje gusaba umubyeyi Bikira Mariya ko anyereka, kuko numvaga abandi bavuga ngo twisunze umubyeyi Bikira Mariya, nanjye aranyereka. Ntabwo mpaye umwanya wo kubivuga ngo ndasimbuka byo nzabikubwira twirinde. Noneho naje kwisanga, kuko njye nize Busogo, nizeye Busogo, nza kwisanga inanga mwarimu. Aha rero nahatangira ubuhamya butoya. Usanzwe uvuka muri Diyoseze? Ubwo nanjye ni Iburasirazuba, muri Kabarondo, aho bita mu Rwinkwavu hirya. Muri make iki kiganiro kiri mu gihugu hose? Niho abavandimwe banjye baherereye. Yego. Noneho nanjye kuvuga nti ndatanga ubuhamya. Umukarismatike mwiza iyo ari umwarimu, ari umwarimu mwiza wifuzwa, w'indashyikirwa, utangirwa ubuhamya n'abashyitsi. Mpamya ko abaye n'umukanishi wa moto yazikanika neza cyane, ku buryo rwose abantu bose bavuga bati dore turi gukanikisha kwa runaka. Abaye n'umumotari yagikora neza, abaye umunzi, abaye umuhinzi, kuko wabasingiza Imana mu bintu byose. Aha nashakaga kuvuga ko umukarismatike muri rusange agira ubuhamya bwe ku giti cye, yishimira nubwo abandi birumvikana, twumva abantu Imana yagiriye neza, ariko umukarismatike mwiza nkeka yuko uwo ari we wese agira ubuhamya bwe. Muri 2013 rero ubwo nari Gisenyi mu ikoraniro nafataga nk'iby'abasaza, nyuma yo gukurikira inyigisho z'abakurikira, naje kubereka uwavuga ukanjye nanjye ngasenderezwa, nuko ndasenderezwa abandi. Cyabaye igihe cy'impinduka, wenda urugendo turimo
cy'ubutagatifu wa mugani, ntabwo ari urwandiko rutujyana mu ijuru, ntabwo ariho urugendo rurangirira, ahubwo ni intangiriro yarwo, kuko ntaho shitani idatera amabuye. Ariko umuntu w'umukasimatike mwiza ufite roho mutagatifu niyo atsikiye gato arabyuka, kandi ntabwo ashobora kugombarambara hasi. Mbwira abakasimatike basengerejwe wenda, cyangwa uzabutubwirira ko bakomere niba yumva yaraguye ahaguruke. Njye n'uyu muvandimwe Onesifore hari ibyo tumaze mu minsi wenda tugasangiza abandi. Hari ubwo ujya kubona ukabona mu gace runaka abakobwa by'umwihariko cyangwa abantu bameze nkanjye b'intege nkeya, tuvuga ati njye ntabwo nabijyamo burundu, ntabwo nasenderezwa, sinagira gutya kubera yuko nshobora kujya gusebya Yesu. Nyamara gusezera na shitani nta nyungu irimo, nta nyungu irimo. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga, ndavuga yuko rimwe na rimwe hari usanga n'umuntu yasenderejwe akagwa agatsikira, ushobora gusanga yishingiye, ushobora kuba ugatwara inda, warangaye, birashoboka. Ariko niba wibonye aho ngaho, itekereza aho wavuye. Ndagira ngo wenda bikore ku mutima w'umuntu umwe, utekereza aho wavuye, ugatekereza ibyiza bya Yesu, ukavuga uti no, reka mpaguruke. Noneho gusaba nyine tugomba kujya dufasha n'abavandimwe, tukababwira yuko twese tugomba gufasha abo bantu, tugomba kubaba hafi. Uwaguye ntabwo ari uwo kurekerwa aho ngaho, ni uwo kwibuzwa yuko hari ibyiza kwa Yesu mu wacu. Wambwiye rero uti kunda abantu n'abajene. Ngira ngo igihe tugezemo, nubwo wenda beje atakomojeho yongera akasimatike beri Gahanga, Karidinali Antoine Kambanda yagarutse ko abakasimatike igomba guhera no ku bana batoya cyane. Hari imbogamizi wenda ziba ku mashuri, usanga igihe ni gitoya, abana muri primaire nta mwanya bafite, ariko ababyeyi barashatse birashoboka, ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bagira isaha y'impuza ya recreative bashobora gukoreramo ibintu bitandukanye, wenda byashoboka. Ariko niba bitanashoboka, nibura umubyeyi wese agafata inshingano y'iki yo gutwara umwana we ku ikoraniro. Yego, ibyiza bya kasimatike rero nanjye narabibonye, nubwo nagendaga n'inyuma y'abandi, nubwo nabaga agasinda, ntabwo nigeze nseba, ntabwo nigeze mbikunda mu kayo, naramuhaga ariko ngataha Imana ikandinda. Ariko ndashima Imana ko umunsi umwe nibura nafashe umwanzuro, njye imbere y'abantu ndaturamo uko babigenza, ndavuga ngo njye ndi Ntwari Theogene, ndabihakanye, ubusinzi ndabaka, sinkiba muri ibyo bigari. Abantu twabanaga babonaga amafaranga ku buryo bwose, birumvikana. Hari abakutse amenyo, hari abacitse amaguru, ariko Imana ibatabaye kandi ibababarire. Ntabwo ari ukubavugiraho kandi ibazahure. Ikibi ni uko baba bapfuye ariko turapfa mu izina rya Yesu. Imana imuhindure. Ikindi rero, isengesho kasimatike ni ryiza cyane, ni ukuvuga ngo dusingiza Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutagatifu. Iyo tugeze kuri Yezu rero, iryo zina ryonyine uwarikoresheje mu isengesho aba avuze ikintu gikomeye, ndumva ntarenze aho ngaho. Noneho ikindi, mu gutegurwa nko muri izo nyigisho za wemburikira zibanziriza inyigisho z'isenderezwa, dore ko bikora ari bishya mu mugani wa Onesifore, hari inyigisho njye zagiye zinyubaka cyane, nk'umugenzo mwiza wo guca bugufi tugomba kwiga twese. Nari mpagaze gato, umugenzo mwiza wo guca bugufi. Kuri iyi si yacu na shitani icyayikuye mu ijuru ni ukwishyira hejuru, ni ibyubahiro kandi bidafite urugero. Njyewe iyo ndebye umuntu, murambabarira wumva mubwiye nabi, ndeba umuntu nkamuha agaciro bitewe n'Imana imurimo. Umuntu udafite Imana,
ubwanjye rwose ntabwo aho uzi ko umuntu byose n'abafaransa ubwabo barabivuze baravuga ngo lone ete lozo umuntu ngo ni nk'urubingo urubingo muraruzi ruba ni nk'akarabo gashobora kuma. Niyo mpamvu icyubahiro rero icyubahiro ni ikizatuma ubaho ubuzima bwawe bwose. Ntabwo icyubahiro si ibya mirenge si iki ntabwo ibyubahiro ntabwo ari amafaranga menshi si amamodoka ahenze si amazu agize gute kuko byose birasigara. Aho hantu iyo hamenye hari icyo ufata. Hari berije wacu mutoya wa paruwasi w'ikoraniro rya Nyundo igeze kutwigisha inyigisho ndayikunda. Yatwigishije inyigisho yitwa ati ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Iyo umuntu atekereje ko azapfa umuntu ashatse yacu cyangwa yajya no kuri tuwarete nta muntu yatumye umuntu aciye bugufi pe ndetse n'izindi nyamaswa zose Imana yari aho hantu tubashyira umunsi wa mugani. Noneho hari kandi kantu tujya twiga ko kubabarira. Kubabarira ni urufunguzo navuga rw'ibyiza byinshi cyane. Ni urufunguzo rwo kubohoka. Kubabarira nta kondisiyo. Kubabarira nk'uko tubyigishwa mu rugendo rw'isengerezwa ku cyumweru ntibuka buriya berije barakibuka n'ahantu tugera tugasabwa kujya kubabarira tugasabwa kujya gusaba imbabazi abo twahemukiye. Ni ukurya umuntu atarababarira aba ameze nk'ukura ibintu by'ibizigo inyuma ye. Umuntu utarababarira burya ni nk'aho umuhetse n'ibintu bye byose. Naho waba wiyita umwere nawe igira iki Imana itari kubabarira. Ninde wabigezeho? Njye ntabwo ndimo, ariko nibura twibuka ko ari urugendo turimo mu karisiyatike. Ikindi wenda ngarutse nko ku bajene bacu twebwe ikintu tubigisha ni uko byose birashoboka. N'ubu bagomba gukora cyane ibintu byongerwe turasaba ko babyirinda. Nta muntu usenga udakora ubaho. Umuntu agomba gukora kandi agatangira gukora neza cyane kurusha abandi agatangira gukora ikintu kimwe. Ubu rero ndumva nabacumbikiye aho ngaho. Yego Imana ibamugisha. Karisimatike ni nziza ariko utari muri karisimatike uragera mu bundi muryango w'isura. Theo arakoze cyane nawe kujya agiye agarukaho byinshi cyane cyane ku kantu tubwiye gakomeye ko guca bugufi. Umukarisimatike nyawe agomba kurangwa no guca bugufi ndetse umukarisimatike nyawe agomba kurangwa no kubabarira kuko ni nazo mbuto cyane dusabwa zigaragaza ko umuntu afite urukundo afite bagenzi be. Iyo ubabariye mugenzi wawe kandi ugaca bugufi imbere ya mugenzi wawe n'ubundi uba wubashye kandi umukunze. Ubwo rero muri make mu rubyiruko tuzi ko tubyumvise ngira ngo mu biganiro mwakoze nta mukarisimatike wumuje bibaho ariko imibare uko imibare igenda ibigaragaza biragoye kubona abakarisimatike umubare munini wabacikiye. Iyo ari umukarisimatike hari ubwo agenda akagira ubwoba ubu kugendera muri izo nzira. Hari n'icyerekezo cyiza berije yigeze kutubwiraho atubwira ko niba udafite ubushobozi bw'umukarisimatike bose muri karisimatike dushyigikira bagenzi bacu. Iyo udafite ubushobozi wegera abagukuriye ukababwira ugiye ndashaka isezerano ariko nta bushobozi ugira, bakakwegera bakakubaza ubushobozi bwawe uko bungana bakagushyigikira ugashyingirwa ukagenda gikristo. Umva ari ikintu cyiza gikorwa muri karisimatike kandi tugomba gukomeraho kugira ngo dushyigikire abajene bacu kandi none nk'uko abivuze tubashishikariza gukora cyane kuko iyo umuntu akoze cyane akomeza kugendera muri za ndangagaciro kutiba kudasabiriza kutifuza ibintu byabo bagenzi bacu bitewe n'uko natwe tuba twabibonye mu mbaraga zacu. Umukarisimatike nawe rero kugira ngo akomere ku ndangagaciro z'abakarisimatike agomba kuba ari n'umukozi. Ikindi ku bana nk'uko bivuze
nibyo koko abana benshi bakuriye muri karisimatike, kuko nanjye nagiyemo ndi muto za 2006, ngira ngo hari ibintu byinshi nagiye ntinya gukora bitewe na karisimatike, kuko turi muri karisimatike hari ukuntu muduha inyigisho tugacengera neza noneho mu migenzo myiza y'umukristo, aho unyuze hose, aho mugenzi wanjye anyuze akumva ko atagomba kwasiga isura mbi. Ubwo rero iyo umwana yakuriye muri karisimatike avamo umuhereza mwiza, avamo umuririmbyi mwiza, avamo umusomyi mwiza, avamo umupadiri mwiza, avamo umufurere mwiza. Bereja bigarutseho ndetse na Onesiporo bigarutseho avuga imiryango y'abihaye Imana yakomotse kuri karisimatike, kugira ngo irarera. Ni irerero ryiza rya kiliziya, ni irerero ryiza ry'ubukristo. Ubwo rero umukarisimatike nyawe noneho twagera ku wasenderejwe, umukarisimatike wasenderejwe noneho abazi za ngabire za Roho Mutagatifu, asobanukiwe nazo, n'izo afite atarasobanukiwe akagera akazisobanukirwa. Ngira ngo nanjye kuko nagiye bikomozaho kenshi, niho nakuye ingabire yo kuririmba cyangwa se impano yo kuririmba. Nanjye nayakiye ndi mu rugendo rw'isenderezwa, mu 2012 ubwo nigaga muri Apikire, Isedo Ruhengeri Apikire, nari mu wa gatanu. Hanyuma nsanzwe n'umukarisimatike, ariko ngeze aho nanjye numva ariho ngiye gutangira urugendo rw'isenderezwa, dutangirira aho ku ishuri. Ariko ngeze ku cyumweru cya Roho Mutagatifu, kuri abasenderejwe barabyumva, niho twarangije inyigisho, tugitaha muri uwo mugoroba niho nakiriye indirimbo ya mbere. Bangiza kugira ngo iyo ndirimbo hari ahandi hantu nayumvise, kuko nagiye kumva numva indirimbo iraje, indirimbo mfite yitwa Tuyoborereho w'Imana nzima, irahari kuri YouTube, kuba ushaka kuyumva no kwitega amatwi mwayishaka. Tuyoborereho w'Imana nzima, Tuyoborereho w'Imana nzima niyo ndirimbo ya mbere nakiriye kuri uwo mugoroba uwo twakiriye inyigisho y'icyumweru cya Roho Mutagatifu. Ubwo rero nibwo numvise muri njyewe hari ikintu kidasanzwe kije muri njye, kandi ntangirira kuri iyo ndirimbo ya Roho Mutagatifu, bimbera ikimenyetso cy'uko kuva na mbere numva n'abahanzi, numva nareba abahanzi batandukanye, numva ndabikunze. Ariko uwo munsi nyirizina niho numvise ko nanjye iyo ngabire Nyagasani yagize ute yayimpaye. Ubwo rero kuva icyo gihe natangiye kwandika indirimbo, maze gusobanukirwa ko ari ibintu bishya byinjiye muri njyewe, niho natangiye kwandika indirimbo zitandukanye, ku buryo ubu ngeze ku ndirimbo 200 mu gitabo nandika, ngeze ku ndirimbo ya 200. Urumva ko ni ubutumwa Roho Mutagatifu yatangiye kunkoresha kuri icyo cyumweru cya Roho Mutagatifu, ndetse nsenderezwa. Umunsi nasenderejwe ngira ngo niho nanaririmbye iyo ndirimbo bwa mbere, mvuga ngo hari icyo nakiriye kuri uyu munsi w'isenderezwa, hari ingabire, hari impano nakiriye kandi ngomba gukoresha neza. Niyo mpamvu nahisemo gukora kwinjira noneho muri uwo muhamagaro wo kuririmba, nkabigira ku buryo bugaragara, ubwo butumwa nakira nkabugeza ku bandi. Ubwo rero tuvuze ibitangaza Roho Mutagatifu agenda akora rwagati muri twe, bwakwira bugaca, twese dufite ubuhamya. Niyo mpamvu twaje kugira ngo dusobongeze abantu bose bakurikiye hano kuri channel Janvier From Rulindo, hanyuma nabo basanishe n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Buri wese asubire mu mateka ye, arebe icyo karisimatike yamumariye. Uwo ndavuga umukarisimatike, ndavuga uwasenderejwe, uwo arasubiza amaso inyuma, arebe byanga bikunda, nasubiza amaso inyuma arasanga hari ikintu gikomeye Nyagasani yamukoreye, kandi abikesha ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryabashije kumugeraho. Hanyuma dushishikaza n'abandi batari bagera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, tubasaba kugira ngo rwose mugane amakoraniro hirya no hino, mugane ivugururwa muri Roho Mutagatifu, babere umuyobozi. Roho Mutagatifu abakoresha ibitangaza. Hari ingabire nyinshi mufite, impano nyinshi mufite mudasobanukiwe, ariko ivugururwa muri Roho Mutagatifu rigufasha kugira ngo usobanukirwe n'ingabire za Roho Mutagatifu n'uburyo ugomba kuzikoresha. Numva ibyo bintu byagiye bidufasha cyane, kandi n'abandi bose badukurikiye byagiye bibafasha.
hari ibiganiro byinshi tujya tugirana bitandukanye. Hari abantu bakunda kwibaza, usanga abantu bagaragaza impano zabo mu bintu bijyanye n'ubuzima busanzwe, ariko mu byaro mutagatifu ugasanga bafite intege nkeya. Wenda nanjye ndi muri abo ngabo bibaza ibyo bintu, ese wabona impamvu ibitero ari iyihe? Impamvu ibitera ni impamvu rusange, kandi ni impamvu itera ikibi cyose. Buriya kenshi nubona umuntu ananiwe gukora icyiza, ntukagire ngo ni aba afite izindi mbaraga zimubwira ngo uretse wajya gukora icyiza n'ejo wajya kujya gusenga, ihangane uretse uraza kurya ibintu byiza byose bifite ikibirwanya. Ni shitani, ni sekibi turwanya mu byiza. Ikindi wenda aho ngaho twakabaye maso tugakanguka, wanabona na mugenzi wawe wakoresheje aho kugira ngo umwange, ahubwo ukanga icyo ukoresha ibyo ngibyo kandi ukamusabira. Arakoze cyane. Twagana n'ubundi akabazo ka nyuma kuri Onesiforo, umuyobozi mwiza. Reka ntabwo turi guca urubanza, ariko ugiye kuduha ishusho umuyobozi muri kiliziya, ubwo atari mu ikoraniro, atari mu bakarismatike, umuyobozi w'umuryango remezo, umuyobozi wa korali, umuyobozi mu zindi nzego za kiliziya w'umukarismatike, aba afite akahe kantu kagasha yifashisha kuruta umuyobozi utarakandagiye muri karismatike? Urakoze cyane. Ngira ngo hari imyiherero myinshi twakoze tubwira umuyobozi ninde, umuyobozi akwiye gukora ate, nk'uko ubimbajije nyine umuyobozi muri kiliziya. Icya mbere nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ni uko uyobora abandi agomba kuba ari umugaragu wabo. Icya kabiri, kugira ngo umugaragu w'abantu no gusaba Roho Mutagatifu ingabire yo guca bugufi, kutihanika hejuru, wumve ko icyubahiro abandi bakikugomba, ahubwo kumva ko wowe ukibagomba mbere. Numva umuyobozi ari uwo, kandi agatabaza Roho Mutagatifu kugira ngo wowe ajya amucisha bugufi. Pawulo Mutagatifu niyo bivuga ngo nahawe umugera, ntabwo nibuka uburyo buvuga mu magambo, ariko aravuga ngo hari umugera umukubita iyo agiye kwikuza, bityo agaca bugufi. Akatubwira ati natabaje gatatu kose kugira ngo uwo mugera umukizwe. N'umuyobozi akwiye kuba afite umujyanama ushobora kumugira inama. Umujyanama wa mbere ni Roho Mutagatifu, ariko twese turi abantu, hari igihe duteshuka. Mbere y'uko imbaga ugaragiye ibona amakosa wakoze, hari umujyanama ubimenya mbere, akaba yakubwira ati muvandimwe bigenze gutya. Umuyobozi rero yakira inama. Turi mu mwiherero baratubwiye ngo umuyobozi agira amatwi manini cyangwa ugutwi kunini, kuko agomba kumva byinshi ariko akavuga bike. Yumva benshi bamubwira byinshi, ariko we agomba kuvuga bike, kuko agomba kubyanariza agahuza abantu. Numva umuyobozi ari uwo mwakoze. Arakoze Onesiforo, atubwiye umuyobozi mwiza. By'umwihariko w'umukarismatike hari icyaha cyo kubazi gutega amatwi Roho Mutagatifu akabuyobora mu nshingano yaragijwe. Twahereye kuri Theo n'ubundi tumugarukaho,
n'ubundi birumvikana twagomba gusoreza iwawe nk'umuyobozi mukuru mu bari hano bahagarariye iki kiganiro. Hari ubutumwa mwagenera abakarismatike bose ndetse n'abandi bose bifuza kuba abakarismatike mu ncamake, ubundi tukagenda tugana ku musozo. Ndagushimiye nanone Janvier, nshimiye abavandimwe ku buhamya bwiza kandi bufatika batanze. Nanjye ndize banyigishije ibintu byinshi cyane. Subiza ikibazo rero mbajije kigendanye no gutanga ubutumwa ku bantu bose babasha kumva no kubona iki kiganiro. Nuko mbere na mbere Imana ibakunda. Kuba Imana ibakunda, hari ijambo riba mu Migani umutwe wa 16 umurongo wa 3, ariko ubundi wenda twanabisoma cyane ko atari yarinze. Wenda abavandimwe aho bari nabo ubu twumva cyangwa uri kutureba nawe warisoma. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ryiza cyane. Biravuga ngo ibikorwa byawe biragize Uhoraho, maze imigambi yawe izatungane. Ijambo ry'Imana Twishimira ni ijambo riramfasha. Hari ukuntu abantu baba bigayiye bakavuga bati turi mu bibazo, turi mu ngorane, ibi cyangwa biriya, ibigeragezo byabaye byinshi. Ibyo ugasanga bituma batukwemera, ugasanga kwemera umuntu yari afite, ishyaka yari afitiye Kiliziya, ugasanga rwose arabitandukiye hirya cyangwa hino. Uyu munsi reka dutanga ubutumwa kuri ibyo ngibyo bidakwiye, ahubwo biregeze Uhoraho. Imigambi yawe ufite imbere hazaza nta kabuza izatungana. Kubera twirwanirira ukajya mu bindi, ukajya hirya cyangwa hariya, ukagira imitima myinshi, ukagira amayira menshi, kugira ngo bipfire. Umukarismatike asanzwe azi ibyo bintu. Ni ukuguma mu buvugizi bwa Roho Mutagatifu, ni ukuguma mu nyigisho za Roho Mutagatifu. Muri ibyo rero turasaba cyangwa duhora dusaba abakarismatike kumvira abayobozi ba Kiliziya. Umukarismatike hava akagera agomba kumvira. Kumvira biruta ibitambo. Rero niyo mpamvu twebwe nk'abakarismatike twemera icyo Kiliziya idutegeka, kandi ikidutegeka ni ukwemera. Noneho muri uko kwemera nibwo tuba amahirwe ya Kiliziya, nk'uko Papa Pawulo wa kabiri na Papa Francisco babivuze. Ndatanga ubutumwa rero cyane cyane ku bakiri bato, abana n'urubyiruko, abavandimwe banjye babivuze, kugira ngo baze bivuga mu Roho Mutagatifu, abatariho babe abakarismatike. Nanjye natangiye ugenda vuba mu Roho Mutagatifu, sinabivuze kera, kiniga muri pirimeri, mu wa 5 pirimeri. Gatatu nayo muhereza birumvikana, ariko numva ngize inyota. Njyewe nta muntu wabimpatiriye, ahubwo muri jye numvishe ngomba kujya gusenga mu bakarismatike kuko nari nabumvise. Ngezeho nsanga ni byiza, ubifatira yego. Ubwo rero iyo usenze ukiri muto, ugakurira muri uwo buryo ukiri muto, burya
cyashaje kiba gifite amakakama wenda rikaza bivuge muri ubwo buryo kuko we abadaniyeli bashaje bafite ingabire bagikora nk'abasore batoya uburyo bwo gukoresha roho mutagatifu yakomeza gukora ntabwo yajyanaga muri ibyo busaza ubu rero ibyo umuntu abitangirana ari muto ntabwo ushobora kuba umuyobozi wa kiliziya burya ngo bitangire ufite imyaka 40 ngo ubishobore yego wabishobora kubera ko roho mutagatifu arakora kandi yabakoresha igihe icyo ari cyo cyose ariko iyo wabyitoje hakiri kare burya na roho mutagatifu biramworohera kuko ufite nibura amateka meza ufite inyigisho ufite n'ibyo wabwira abandi ubwo rero ndashishikariza abana bakiri bato kugira ngo baze ibivugurura umubiri mutagatifu ababirimo babiremo barimo nta kuririmba reka nsoreze ko kuba umukarismatike ari nka kwa kundi twese tuzi icyayi cya mukaru iyo tumaze gushyira icyayi cya mukaru mu itasi ubundi tuba dukeneye gushyiramo isukari kugira ngo kiryohe hari ukuntu rero ushobora gushyiramo isukari maze nuko iyo sukari ntuyikoroge ubundi akenshi abantu dufite ingabire za roho mutagatifu ubundi reka nze tuzigereranye n'iyo sukari washyize mu cyayi ariko dukeneye gufata akayiko ubundi tukagira ute tugakoroga ya sukari igakora ubundi icyayi kikaryoha ubu rero umukirisitu wese akwiye gukora icyo kintu ese ingabire za roho mutagatifu wahawe muri batisimu no gukomezwa urazikoresha ese urashaka kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi ese intumbero yawe ubundi ni iyihe ese ufite ubuhamya bwiza kugira ngo ibyo byose ugerweho ni ukwicara ubundi ukongera ugafata umwanzuro mu bundi bushya kuko ati none kuko tewe yabitubwiye ati jyewe n'ubundi iyo hari umukirisitu asenga nk'abandi bose ariko agenda atangarirana ariko igihe kiragera bati jyewe ndeguye ndabihakanye sinzongera gusiba byamugiriye umumaro nuko wenda tudafite umwanya uhagije yakongera ukuntu byamwubatse bikanamwubakira kandi akaba ari umugabo ufatika ufite n'icyerekezo ubwo rero ni icyo ngicyo ubwo yafashe kakayiko nyine arakoroga ubu ngubu araryoshye ubwe ariryoheye aryoheye umuryango aryoheye kiliziya aryoheye n'igihugu ni ibyo ngibyo murakoze ndabashimiye murakoze ubwo twasaba abantu bose abakarismatike bose mufate mukoroge ntibibe ibyo kwitwa umukarismatike gusa ahubwo mubishyire mu bikorwa kandi muryoherwe nabyo birushaho kubanogera kandi birushaho no kubafasha ijambo ry'Imana dusorejeho yatubwiye ko yadusomeye isomo ryo mu migani rivuga ngo ibikorwa byawe biragize uhoraho maze imigambi yawe izatungana nicyo twabifuriza mwese kugira ngo nanjye mujye mukomeza kunsabira kuko nguko nakiriye ingabire ya roho mutagatifu cyangwa se nakiriye impano yo kuririmba hari byinshi hari ubutumwa bwinshi navuze ko mfite nk'indirimbo 200 ariko ngira ngo indirimbo ziri kuri YouTube nazo inyinshi zitarabona amashusho agaragara ntabwo zirenze 12 urumva ko hari igihe nicara mu kayi ndeba za ndirimbo nkumva hari ikintu gikomeye ntari nakora wumva imbaraga zisunikira gukora ariko ubushobozi bukaba buke ni ukudusabira kugira ngo ubwo butumwa uko abandi babona imbaraga zo kwamamaza ibindi bitandukanye natwe muri roho mutagatifu tujye tubona imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwa roho mutagatifu ubutumwa bwiza bwo kwamamaza ivanjiri ubwo rero ni ukujya mudusabira ariko nk'uko bivuze natwe tuba tubiragiza uhoraho kugira ngo imigambi dufite myiza
yo kwamamaza ubwo butumwa mu ndirimbo bugere ku bantu bose bitagoranye. Ubwo rero ni ukujya mutuzirikana umunsi ku munsi kugira ngo Nyagasani ajye aca inzira natwe dukore, umutagatifu adukoreshe. Isi irimo irakora, niyo mpamvu n'ibihangano bya Roho Mutagatifu bikeneye gukorwa kugira ngo abantu be gufata umwanya bareba iby'isi gusa, ahubwo bajya bafata n'umwanya barebe n'ibya Roho Mutagatifu, hanyuma be guheranwa n'iby'isi, ahubwo bongere bagaruke no mu bya Roho Mutagatifu. Ngira ngo niyo mbogamizi abantu bahanga ibya Roho Mutagatifu bakunda guhura nabyo, ni imbaraga zo gukora kugira ngo nabyo bigere ku bantu bose. Ubwo rero mujye mudusabira kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze aca inzira, kuko tukomeza kumuragiza turabizi neza ko azabikora. Nasoza mbashimira umwanya mwiza mwaduhaye. Njye ku bwanjye ntabwo nari nzi ko uyu mwanya waboneka, ariko kwa mwigomye imirimo myinshi itandukanye, nubwo ari ku cyumweru, ariko ngira ngo hari abafite abashyitsi, mwagiye munabitubwira, mwagiye mwigomye mu mwanya mufite n'abashyitsi, rimwe na rimwe mukabasha kubirengezaho kugira ngo dutambutse ubu butumwa. Turagushimiye umwanya wawe waduhaye, kandi ndabizi uratuzirikana, ni ukujya ukomeza kudusabira, natwe tuzajya dukomeza tubasabire, kandi ubutumwa bwiza mwagijwe mwahawe bukomeze buzaba bageze ku butagatifu, nguko uyu munsi ari icyumweru cy'abatagatifu bose, umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Twifurije kuzaba umutagatifu mu karismatike. Onesiforo nawe turamushimiye, tumushimiye umwanya mwiza yaduhaye kugira ngo tubashe kugira ubutumwa tugeza ku badukurikiye. Turagushimiye kandi uyu mwanya wigomwe Nyagasani aguhembere, nawe ibyo wigomwe nubwo utari ubirimo ariko birushaho gutungana, kugira ngo Nyagasani akomeze agufashe, kandi nawe ndabizi ujye utuzirikana, ujye ukomeza udusabire kugira ngo ibihangano bikomeze bigere ku bantu bose, ibiganiro bikomeze bigere ku bantu bose, kugira ngo inkuru nziza ikomeze yogere hose. Turagushimiye Onesiforo. Dushimiye by'umwihariko Berge, umuyobozi ufite inshingano nyinshi agomba gukurikirana, ariko uyu munsi mwigomwe byinshi mwagombaga gukora, muduha umwanya kugira ngo tubashe kuganira n'abakurikiye kuri channel Janvier from Nyundo, abakunzi bayo. Hari ubutumwa bwiza mutambukije hamwe na bagenzi bawe. Turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza. Ni amateka kandi Nyagasani azabikwibukireho, kandi ubatanze urugero rwiza rw'umuyobozi mwiza, nuwegera abayoboye kandi ubufasha bwose bamusabye akabutanga. Ubu butumwa rero mutambukije ngira ngo ntiburi bubure abantu benshi bufasha, kandi bakaguma mu mwanya neza, niba ari abakarismatike bakabigumamo neza, niba ari abavuguruwe basenderezwa bakabibamo neza, niba hari n'abandi batari abakarismatike turahamya ko hari imbuto cyangwa se turahamya ko hari umusaruro tubibone kuri uyu munsi. Ubwo rero ubutumwa bukoze ku rwego rwagutse, namwe turabashimiye nyakubahwa Berge, bose Imana ibavugishe. Namwe rero turabashimiye bavandimwe, bakristo bavandimwe mwese mwari mudukurikiye hano kuri channel Janvier from Nyundo. Tubashimiye umwanya mwiza mufashe, kandi twizeye neza yuko ikiganiro tugiranye mwese hari icyo mwatoyemo, kandi cy'ingirakamaro kizajya kibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tuzajya dukomeza no kubagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye nk'uko twabibasezeranije. Hari n'ubwo rimwe tuzagenda tugarura aba bantu muvise ko bafite ubuhamya bwinshi, tukagira akantu gatoya tuvugaho noneho muri bya bintu byose bavuze, kugira ngo tugende tubirambura neza. Rwose niba muri iki kiganiro cyabashimishije, bikaba ari ngombwa ko tuzakigarukaho tukabyinjiramo byimbitse, mwabitwandikira muri komenti mutubwira aho mwumva mushaka kurushaho gusobanukirwa, tukazagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Kandi turabashishikariza gukora subscribe no gusharinga, kubohereza ku bandi bagenzi bacu, kugira ngo nabo ubutumwa bubagereho, hanyuma kandi wakumva wanyuzwe nabyo ugakora like, kugira ngo
kutwereke ko bose banyuzwe n'iki kiganiro. Nasoza rero mbashimira kandi bifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, kandi by'umwihariko kuri uyu munsi mukuru w'abatagatifu bose tubifurije umunsi mwiza, tubasaba kugira ngo namwe muharanire ubutagatifu mubwirikirenge mu cy'abatagatifu mwisunze. Murakoze cyane, turabashimiye. Bye bye, naho utaha. Murakoze.